Ikaze muri iki kiganiro muri kumwe na Dr. Aristarike Muganga. Abantu benshi bagiye bigisha ibijyanye n'ukwezi k'umugore, bagasobanura ibijyanye n'imisemburo, ukuntu imisemburo imwe izamuka indi ikamanuka, ukuntu igira isohoka, ukuntu ibintu byinshi cyane. Biragoye kubyiga, biragoye kubyumva. Rero ngewe nka muganga ntabwo ndi busubiremo ibyo byabo bose bavuze, ahubwo ngiye kugerageza kubisobanura mu buryo bworoshye, ku buryo umuntu niyo yaba atazi gusobanukirwa ibyo bintu cyane by'imisemburo ashobora kubyumva. Mbere yuko nkomeza ariko reka nanjye nkwisabira akantu. Urabizi ko tuba dukeneye kubona abasubscribers benshi kugira ngo natwe YouTube duha amanota, channel yacu itere imbere. Kanda subscribe rwose umfashe tuzamura umubare. Dukomeze. Ukwezi k'umugore ni iki? Ukwezi k'umugore ni iminsi ishira kugira ngo wongere usubire mu mihango. Hagati y'iminsi y'igihe uherukira mu mihango n'igihe uzasubira mu mihango ubutaha, uko niko kwezi kwawe. Kuva ku munsi wa mbere w'imihango babara ugitangira kujya mu mihango kugeza ku munsi uzasubiramo mu mihango, uko niko kwezi kwawe. Abakobwa benshi ntibazi kubara ukwezi kwabo, umenya ngo nzajya muri ovulation ryari, ukwezi kwanjye kugira iminsi ingahe, ntabwo akenshi baba babizi. Ariko abenshi mu bakobwa usanga bazi nzasubira mu mihango ryari. Arakubwira ati urumva hagati y'itariki 4 n'eshanu cyangwa 6 nzaba nasubiye mu mihango. Rero buriya niba uzi igihe uzasubirira mu mihango, ubwo ni ukwezi kwawe urakuzi. Niba ukeka amatariki uzasubira mu mihango, ubwo ni ukuvuga ngo uzi n'igihe cya ovulation, byose urabizi. Reka ahubwo ngufashe nkwereke ukuntu uzajya uhita ubimenya. Burya ovulation iba habura ibyumweru 2 ngo usubire mu mihango. Ni ukuvuga iminsi 14 mbere yuko usubira muri ya mihango. Mu yandi magambo, ntabwo ovulation iba ku munsi wa 14 kuri buri muntu, ahubwo iba habura iminsi 14 ngo usubire mu mihango y'ubutaha. Iyo ugiye muri ovulation haba habura ibyumweru 2 ujye mu mihango. Iryo ni ryo somo ryanjye ry'uyu munsi. Niba waryumvishe ushatse wakwigira mu bindi biganiro, ariko ntacyo, reka dukomeze tubisobanure. Dufate ingero. Urugero rwa mbere, niba waragiye mu mihango ku itariki wenda 3, ukaba uvuga uti ngewe ubundi iyo ngiye gusubira mu mihango havaho nk'umunsi umwe cyangwa 2, ubwo nzasubira mu mihango ku itariki 2 z'ukwa gatandatu. Ubwo ovulation yawe izaba ryari? Byumweru 2 mbere yuko itariki 2 z'ukwa gatandatu zigera. Ubwo ni ukuvuga ngo kuri 19 z'ukwa gatanu niwo munsi wawe wa ovulation. Urugero rwa kabiri, dufata undi mukobwa we ujya mu mihango 2 mu kwezi nk'uko bamwe bajya babyita. Mu by'ukuri ntabwo ngiye mbyita kujya mu mihango 2 mu kwezi, ahubwo nuko uba ufite ukwezi kugufiya ku buryo ushobora kujya mu mihango kuri iyi tariki ariko ukwezi kutararangira ugasubira mu mihango. Ibyo ntabwo ari ukujya mu mihango 2 mu kwezi, nta nubwo ari bibi, ahubwo icy'ingenzi ni uko umenya ko ukwezi kwawe ari guto. Uyu mukobwa yagiye mu mihango tariki 7 z'ukwa gatandatu, ariko kubera ko avuga ko ajya mu mihango 2 mu kwezi, azayisubiramo ku itariki wenda 29 z'ukwa gatandatu nibwo ateganya gusubira mu mihango. Niba uteganya gusubira mu mihango ku itariki 29 z'ukwa gatandatu, ibyumweru 2 mbere yaho, ni ukuvuga ku itariki ya 15 z'ukwa gatandatu, ubwo intangangore yawe izasohoka, uzaba ushobora gusama. Dufate urugero rwa gatatu kugira ngo tubyumve neza. Umukobwa uyu wa gatatu yagiye mu mihango tariki ya 27 z'ukwa gatanu. Noneho we ukwezi kwe kurahindagurika. Hari igihe haburaho iminsi, hari igihe ajya mu mihango haburaho iminsi 6, hari igihe ajya mu mihango haburaho iminsi 4, 5 cyangwa 3. Ni ukuvuga ngo uyu kubera ko ashidikanya, atazi neza itariki azagira mu mihango, ubwo n'itariki ya ovulation nayo ntabwo ayizi neza, nayo arashidikanya. Ariko gushidikanya n'ubundi ni handi kugendera. Ni ukuvuga ngo arateganya ko hagati y'itariki 21, 2, 3 cyangwa 24, urumva ntabwo abizi neza, ariko muri ayo matariki nibwo azajya mu mihango mu kwezi gutaha. Ubwo ni ukuvuga ngo nidusubire nyuma ho ibyumweru 2 ku itariki 21 dukuyemo ibyumweru 2 ni ku itariki ya 7, ku itariki ya 7, ku itariki ya 8, ku itariki ya 9 cyangwa itariki ya 10. Aho hose nta wamenya, ashobora kuba ari muri ovulation kuko ntazi igihe azagira mu mihango, ariko azi ko imbere y'ibyumweru imbere yuko ajya mu mihango ashobora kugira ovulation. Ubwo ovulation ye ni hagati y'aya matariki. Ntabwo tuzi neza umunsi nyirizina, ariko iyi periode ye, umunsi umwe muri iyi minsi 3 4 nibwo azagira ovulation. Iyo umaze rero kumenya igihe ovulation yawe izabera, abasigaye kumenya ibintu 2. Icyambere, ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo ukoze imibonano bakakumenamo amasohoro, intangangabo zigera mu mubiri zikagumamo zitegereje zikiri nzima, ku buryo zishobora kugeza byibura ku minsi 5 zitegereje. Ntawe ubizi neza,
inyinshi zishobora gupfa mu minsi 3 ya mbere, ariko hari n'izitegereza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo byibura iminsi 5 mbere y'uko ujya muri ovulation ukoze imibonano, intanga zishobora gutegereza ukazasama. Icya kabiri, intangangore iyo isohotse mu gihe cya ovulation, ni nayo mpamvu bayita ovulation, nuko intangangore ni ovule, ovulation ni igihe intangangore yasohotse. Iyi ntangangore yisohotse imara amasaha hagati ya 12 na 28 ikiri nzima. Dukabije reka dufate iminsi 3. Ni ukuvuga ngo iminsi 5 mbere ya ovulation n'iminsi 3 nyuma ya ovulation. Ni ukuvuga ngo iyi minsi yose ikikije ovulation yawe ushobora gusama. Kuri wa muntu wa mbere twabonye mu rugero rwa mbere, wa muntu uzajya muri ovulation ku itariki ya 19 z'ukwa gatanu, ubwo kuva ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu nakora imibonano ashobora gusama, kuzakomeza kugeza no ku matariki nka 22. Icyo nicyo gihe twita igihe cy'uburumbuke. Wa muntu wa kabiri wari kuzajya mu mihango ku itariki 29, ubwo ovulation ye ikaba iri ku itariki ya 15 nk'uko twabibonye. Ajya mu mihango kabiri mu kwezi, ariko aheruka imihango kuri 7 kuri 15 nibwo azagira ovulation. Kubera ko afite ukwezi kugufi, kuri 15 ni ovulation. Iminsi 5 mbere yaho, ubwo ni ukuvuga kuva ku itariki 10 gukomeza kugera nko ku itariki 18, aha hose ni igihe cy'uburumbuke ashobora gusama. Kandi noneho kubera ko yagiye mu mihango ku itariki 7, urabona yuko ku itariki 10 ashobora kuzaba akiri mu mihango cyangwa se imihango iri kurangira. Ubwo uyu muntu kubera ko afite ukwezi guto, akoze imibonano imihango ye ikirangira cyangwa se ikirimo, niba afite imihango irenze iminsi 3 ashobora gusama. Mujya mwibaza impamvu umuntu ashobora gusama ari mu mihango, ni iyi ngiyi. Aba afite ukwezi kugufi, ovulation ye ikaba akiri kare. Umukobwa uyu wa gatatu yagiye mu mihango tariki ya 27 z'ukwa gatanu. Noneho we ukwezi kwe kurahindagurika kubera ko ashidikanya ku itariki ya 7, ku itariki ya 8, ku itariki ya 9 cyangwa itariki ya 10 nibwo azagira ovulation. Iminsi 5 mbere yaho gukomeza n'iminsi 3 nyuma ya ovulation, aha hose ni igihe cy'uburumbuke ashobora gusama. Noneho nawe rero ukwezi kwawe sinkuzi, reba igihe uzasubira mu mihango. Niba ukizi, niba utekereza ngo nzasubira mu mihango igihe kiniki, ibyumweru 2 mbere yaho ni igihe cya ovulation. Iminsi ikikije ovulation, iminsi 5 mbere ya ovulation n'iminsi 3 nyuma yaho, iyo minsi yose ushobora gusama. Murakoze cyane, turabashimiye. Nizere ko wabyumvishe. Niba hari ikibazo ufite udasobanukiwe neza, andika comment hano hasi, nzagusobanurira. Nzashaka uburyo nkora ikindi kiganiro gisobanuye kurushaho. Ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha tuzareba ibimenyetso wareba kugira ngo umenye ko koko uri muri ovulation.